nyiricyubahiro Musenyeri Tadeo Ntihinyurwa mubyeyi wacu, basaserdoti biyeguriye Imana, bakristu bavandimwe, bashitsi bahire mwaje ngo twifatanye kuri uyu munsi mukuru w'umubyeyi, nongeye kubaramutsa mbifuriza umunsi mwiza w'umubyeyi. Dushimira Imana yaduhuje kuri uyu munsi, tugahura twabukereye turi benshi kugira ngo duhimbaze umubyeyi Bikira Mariya. Bikira Mariya aragahora himbazwa, arabikwiye. Muri diyosezi yacu ya Ruhengeri, umunsi mukuru w'umubyeyi Bikira Mariya ni umunsi wacu kubera ko ari umubyeyi wacu ku buryo bw'umwihariko. Mwakoze cyane rero uburyo mwaje muri benshi muturutse muri paruwase zose zigize diyoseze yacu, mukaza mwabukereye, mukaza kandi muhimbawe, muhimbaje ku buryo byose byagenze neza, kandi akaba atari uyu munsi gusa kubera ko umunsi twawinjiyemo ejo ku mugoroba dukora igitaramo, gutaramira umubyeyi, byaranzwe na misa n'umutambagiro twakoze tuza hano ku ngoro, n'uburyo byose byagenze neza guhera icyo gihe kugeza kuri uyu munota. Imana nibishimirwe, namwe mubishimirwe. Ibi biri muri gahunda twiyemeje muri diyoseze yacu ya Ruhengeri, gahunda y'ikenurabushyo mu rugendo turimo tugana aho Imana itwifuza. Tugira amahirwe yo kugira umubyeyi Bikira Mariya uduhora hafi, tukagira uburyo bwihariye rero bwo kugaragaza uburyo tumukomeyeho, kandi kuri ubu buryo guhura nk'uku nka diyosezi mu mpande zose za diyosezi akaba ari umwanya wo kugaragaza ubumwe dufitanye, ubumwe dukesha abatisimu twahawe isano isumba y'amaraso, bikaba byiyongeyeho ko turi abana b'umubyeyi umwe, umubyeyi Bikira Mariya, umurinzi n'umuvugizi wa diyoseze yacu. Umwanya nk'uyu rero mu rwego rwa diyosezi dukomeje kuwushyiramo ingufu kubera ko ari umwanya mwiza wo kongera kugaragaza ko turi kumwe, kandi ko dukomejwe n'uko turi kumwe n'umubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi wacu udukunda cyane. Biragaragara ko uyu munsi utabatunguye. Uyu munsi mwarawiteguye ku mutima no ku mubiri. Biragaragara uburyo mwaje mukeye, ingufu zabahagurukije. Ni ukuvuga ko mumaze igihe mwitegura uyu munsi, kandi nkanishimira uburyo wagenze koko. Ahangaha haragaragara icyubahiro dufitiye umubyeyi Bikira Mariya, umwamikazi wa Fatima, kandi bifite imvano. Kuhimbaza rero nabyo mwabifashijwemo n'abasaserdoti banyu n'abayobozi mu nzego zitandukanye za paruwase zanyu, mwashyizemo imbaraga. Biragaragara rwose. Noneho nuko wagenze rero ari bijyanye na liturujia inoze, aho mukumva ijambo ry'Imana mwiyubatse nk'abana b'umubyeyi, kandi bakomeza mu kwizera guhabwa Yezu mu isakamento ry'Ukaristiya,
bibongerera imbaraga mu rugendo. Nkagira ngo ngaruke kuri ibyo bice bibiri by'ijambo ry'Imana no guhabwa Ukaristiya. N'ijuru ryabishyizeho ngo nuko bigomba kugenda, bana banjye mujye mushishikarira kumva ijambo ry'Imana, kandi mujye muhabwa umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo, kugira ngo mwigiremo ubuzima kandi busendereye. Ubundi uzi kwitegereza agenda areba ibimenyetso bikagira icyo bimubwira. Ngarutse kuri ibihe bibiri, muribuka ko mu ivanjiri igihe ijambo ry'Imana inkuru yamamazwaga, ijambo ry'Imana ridutungira ubuzima rikayobora intambwe zacu, haguye akavura kadasanzwe. Noneho nk'uko nanabigarutseho, namwe mwagaragaje ukwemera kudasanzwe, kuba mutihinze muvuge muti bya bintu twari twatangiye banza bigiye kunanirana, ngo buri wese akure mwaka. Noneho no mu gihe cyo guhazwa rero mwabonye ko mu gihe buri wese yarari kujya yiyumvamo ubwo buzima akesha kwakira Kristo mu isakamento y'Ukaristiya, akavura kongeye karagwa. Nuko ubwo rero bakristo bavandimwe, mukomere kuri Yezu mu ijambo rye rimurikira intambwe zacu, kandi kumuhabwa neza mu masakaramentu adutungira ubuzima. Mukomeze mwigiremo ubuzima kandi busendereye. Nicyo mbifuriza kuri uyu munsi bavandimwe. Ikindi, havuzwe abiragije umubyeyi bikira umwamikazi wa Fatima benshi muri diyoseze yacu, imiryango, amatsinda, korali, amashuri, ibigo. Ndagira ngo buri wese aho hari mu rwego rwe, mu kuzirikana ubutumwa bwa Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima, bubagere ku mutima. Umuntu nagera muri izo ngo zose n'ahantu hose biyambaza umubyeyi Bikira Mariya, ajye yumva iyo mpumeko y'urukundo n'ineza, ajye yumva ubutumwa bwa Bikira Mariya bwumvikana ku buryo bwose. Nimuhumure, Bikira Mariya duhumuriza aho muri hose mu butumwa bwanyu, ari mwebwe mwiragije umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima, ari n'abakristo ba diyoseze ya Ruhengeri ku buryo bw'umwihariko. Iryo jambo nimuhumure, guhumurizwa na Yezu. Muribuka ko igihe Yezu azutse yaje aramutsa abe, indamutso ye nimugira amahoro, nimuhumure. Nimuhumure, turi kumwe, naratsinze. Nimuhumure. Noneho isengesho rikomeza kuduhuza n'Imana, mbese tukarigira uburyo bwo kubaho, maze bikanagaragara mu buryo duhinduka. Isengesho riduhindura uko tungana dutya, twasangiye isengesho bikagaragara no mu buryo twese twahindutse, tukabarushaho kuba beza, abana babereye Imana umubyeyi wacu, abana babereye umubyeyi Bikira Mariya. Tubigira intego rero duhuriraho, guhumurizwa na Yezu. Noneho twongere tugaruke cyane gukomera ku isengesho, kandi gusenga nta buryarya, ntabyo uri kurenzaho, ahubwo ugasenga mu kuri. Noneho guhinduka by'ukuri, tukarushaho kuba abana beza babereye Imana, babereye umubyeyi Bikira Mariya, abana babereye Kiliziya, abana babereye diyoseze yacu ya Ruhengeri. Ndagira ngo rero nongere ngaruke ku bumwe dufitanye na Kiliziya muri rusange kuri uyu munsi, nk'uko Papa byifuza kuri santuweri zose, ku ngoro za Bikira Mariya, ahantu hose biyambaza umubyeyi Bikira Mariya ku isi hose. Papa yifuje ko ku itariki ya 31 Gicurasi umuryango w'Imana ku isi hose uzatura Imana
amasengesho umuryango wisunze bikira mariya utura Imana amasengesho yo gusabira iyi sinodi nk'uko mubizi igaruka cyane ku bumwe bugomba kuranga abana b'Imana n'ubutumwa aho buri wese agomba kugira uruhare, communion, participation, mission. Tuzasaba Imana rero kugira ngo itube hafi muri urwo rugendo rwa sinodi turi mu rwego rwa Kiliziya y'isi yose, tunasabira diyoseze yacu kugira ngo dukomere ku bumwe, twirinde icyadutandukanya, twirinde gutatanya imbaraga, duhurize hamwe ingoma y'Imana yamamare muri diyoseze yacu. Muri urwo rugendo twubaka diyoseze yacu nta ndorerezi, turifuza ko buri wese yazana umuganda we kugira ngo inkuru nziza yamamazwe muri diyoseze yacu ya Ruhengeri. Ubutumwa twese dusangiye, aho buri wese mu rwego rwe no mu kigero cye twumva ko twese turi abasangira ubutumwa, maze twibakire diyoseze yacu tuyigeze aho twifuza, cyane cyane mu cyerekezo nk'uko nabibasabye, cyerekezo cya 2035, igihe tuzaba duhimbaza yubile y'imyaka 75, tuzavuge tuti nyuma yo guhimbaza imyaka 50 ya diyoseze yacu, ishingwa rya diyoseze yacu, twagize uruhare, hagatambwe twateye, aho twavuye, aha naho tugeze, kandi byose biganisha mu gushora imizi muri Kristo. Yaje avuga ubutumwa busubiza icyizere abihebye. Natwe mu gihe duhanganye n'imihengeri myinshi duhora nayo mu buzima no mu butumwa bwacu, muri ibi bihe tubonamo imibabaro myinshi, intambara hirya no hino, ndetse n'ibibazo bitandukanye bishingiye ku mihindagukire y'igihe, imyuzure, inkangu bidutwara abantu, bigasenya ibintu. Tuzirikane ko dufite umubyeyi Bikira Mariya utuvuganira, kandi natwe twemere icyo atubwiriza. Bikira Mariya mu rukundo rwa kibyeyi aratwinginga kugarukira Imana, gusenga cyane, kuvuga rozari ntagatifu, kwigomwa, tugirira abanyabyaha ngo boye kurimbuka, no kurangwa n'ibikorwa by'urukundo, urukundo rw'Imana n'urukundo rw'abavandimwe, akaba ari wo muti uzakiza isi. Bavandimwe, nimucyo natwe rero mu bibazo bitandukanye duhura nabyo dutabarwe buri gihe no kumvira icyo Bikira Mariya dusaba, atubwiriza. Aratubwira gukora icyo Yezu adusaba, icyo atubwira cyose, kubaha no kumvira Imana, kumvira ugushaka kwayo, akaba ari isoko y'imigisha n'ihirwe ridashira, naho gusuzugura Imana n'ibyayo bikaba bidukururira ibyago n'umuvumo w'iteka. Bikira Mariya, umwamikazi wa Fatima, komeza udusabire kandi utubwirize. Amen.